Kuva ku bana kugera ku bakuru, abantu bose bahekenya ibisheke kubera isukari binyunyuzwamo ndetse n'uburyohe bwabyo. Umutobe w'ibisheke umara inyota cyane by'umwihariko mu gihe cy'izuba, kandi igitangaje ni uko burya isukari yacyo y'igihekenye itandukanye cyane n'iyo gikurwamo iyo kinyuze mu ruganda. Ese wari uzi ko isukari inyunyujwe mu gisheke iba ari umwimerere kandi ifitiye umubiri akamaro ndetse ikanawurinda zimwe mu ndwara? Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe mu kiganiro cya none. Mbere yo kubaganiriza ku kamaro k'isukari yo mu bisheke ku buzima bwa muntu, ndabasuhuje kandi bashimiye kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu, bityo baca umugani mu kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya, nanjye nkagira nti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi watubona ku mbuga nkoranyambaga zose kuri YouTube, Facebook, Instagram na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Niba ukunda ibiganiro tubagezaho mu kubungabunga amagara ya muntu, nyabuneka kora like kandi udusangize igitekerezo cyawe muri comment. Ikindi kandi ntukwiye kwihererana ubu butumwa, nyabuneka busangiza inshuti n'abavandimwe kandi babwirira bisangiza abandi kugira ngo ubu butumwa bugere kuri benshi nabo basobanukirwa uburyo bwo kubungabunga amagara ya muntu. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho nanjye Mizero Crispin. Mbahaye ikaze aho tugiye kurebera hamwe akamaro k'isukari yo mu gisheke ku buzima bwawe. Igipimo cy'isukari yo mu gisheke glycemic index ni 43, kandi iyi niyo sukari yonyine abarwayi ba diabete batabujije kunywa, kubera ko isukari banyunyuje mu gisheke itunganyirizwa mu mwijima aho kuba mu mara nk'uko bigenda ku isukari yavuye mu ruganda. Ibi bituma rero isukari nyinshi idakenewe mu mubiri isohoka, bityo igipimo cy'isukari mu mubiri ntikizamuke. Igisheke kandi gifite intungamubiri nka vitamine zinyuranye, muri zo twavuga nka polyphenol, zikaba zizwiho kwirukana imyanda n'uburozi mu mubiri. Izindi vitamine ni calcium, potassium, magnesium, manganese, ubutare ndetse na amino acids. Kandi izi vitamine zose zikora proteine nyinshi nka pipecolic acids, methionine, tryptophan, arginine, lysine, histidine, arginine na beta-alanine. Izi vitamine zose zifitanye isano yo gufasha umubiri mu gutwika ibinure, bisobanuye ko baye ukoresha isukari yo mu gisheke gusa waba utandukanye n'ikibazo cy'umubyibuho ukabije. Ngira ngo ntawe utemera ko ibintu byose byavuye mu nganda biba byaturutse ku bimera, bityo mu ruganda hari ibikurwamo ndetse n'ibyongerwamo. Urugero twavuga ishwagara, chose acid. Iyi yongerwamo kugira ngo isukari uyibone kuri yaba ari udusaro, naho molasses yo iri mu bisigazwa mu nganda kuko iratabwa nyamara nayo ifite intungamubiri. Ibi byose rero bituma isukari unyunyuje mu gisheke gihekenye cyangwa se usekuye ubwawe mu isekuru ugakuramo umutobe iruta kure cyane isukari yakorewe mu ruganda. Dukomeje kubashimira kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu, aho kuri iyi nshuro turi kurebera hamwe akamaro k'isukari yo mu gisheke ku buzima bwawe. Baca umugani mu kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya, nanjye nkagira nti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi watubona ku mbuga nkoranyambaga zose kuri YouTube, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Niba kandi ukunda ibiganiro tubagezaho mu kubungabunga amagara ya muntu, nyabuneka kora like kandi udusangize igitekerezo cyawe muri comment. Ikindi kandi ntukwiye kwikunda ngo wihererane ubutumwa mu gihe wabumenye, nyabuneka busangiza inshuti n'abavandimwe kandi ubabwire kubisangiza na bagenzi babo kugira ngo ubutumwa bugere kuri benshi nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mukomeje kugezwaho nanjye Mizero Crispin. Reka noneho turebe by'umwihariko akamaro k'isukari yo mu gisheke ku buzima bwawe. Icyambere, isukari yo mu gisheke irwanya kanseri. Umutobe wo mu gisheke urimo imyunyungugu inyuranye nka calcium, ubutare, potassium n'ibindi. Ibi bikawuha ubushobozi bwo kurwanya kanseri zinyuranye kuko zitabasha kubaho ahantu h'amakera alkaline. Rero bifasha kurwanya kanseri y'amabere ku bagore kimwe na kanseri ya prostate ku bagabo. Icya kabiri,
Isukari yo mu gisheke ifasha mu igogorwa. Umutobe w'isukari yo mu gisheke urimo potasiyumu nyinshi, bityo bifasha imikorere y'urwungano ngogozi. Ubwo ni mu gihe igifu kiba kiri gusya ibyo kurya. Si ugufasha gusa mu igogorwa kuko binarinda ndetse bikavura impatwe. Cya gatatu, isukari yo mu gisheke burya irwanya indwara z'umutima. Umutobe wo mu gisheke ufasha gusohora cholesterol mbi mu mubiri, bityo birinda imitsi y'amaraso kwangirika kandi umutima ukagira ubuzima bwiza. Icya kane, isukari yo mu gisheke ifasha abifuza gutakaza ibiro. Isukari yo mu bisheke irimo fibre nyinshi zifasha mu gukamura ibinure mu mubiri, bityo bigafasha kurwanya umubyibuho ukabije. Cya gatanu, isukari yo mu bisheke ni byiza mu kurwanya diyabete. Nk'uko twabibonye ko mu mutobe w'isukari yo mu gisheke igipimo cy'isukari kirimo atari kinini, bityo nubwo kiryohera cyane ahubwo gifasha umubiri gusohora isukari idakenewe kandi ibyago byo kurwara diyabete bikagabanuka. Icya gatandatu, isukari yo mu bisheke ifasha gusukura uruhu. Mu mutobe w'igisheke dusangamo AHAS, mu magambo arambuye ni hydroxyl acids. Izi zikaba zizwiho kurwanya ibishishi, iminkanyari n'ibindi biheri byo mu maso. Utegute rero, icyo usabwa ni ugusekura cyangwa ugasya ibisheke ku buryo ukuramo umutobe wacyo, ubundi umutobe ukawoga wonyine mu maso ukareka bikumiraho iminota 15, ubundi koga amazi meza nyuma. Umutobe w'isukari yo mu gisheke wifashishwa mu gusukura impyiko, umwijima, amaraso ndetse kandi ukanafasha abagabo kongera umubare w'intanga. Kukirya nibyo byonyine ubusabwa. Mu gihe cy'izuba aho umubiri uba wacitse intege, aho kunywa ibyongera imbaraga biva mu nganda, wakwihekenyera igisheke kuko uretse kongera imbaraga burya umutobe w'isukari yo mu gisheke umara inyota. Umutobe wavuye mu gisheke cyangwa se umutobe wanyunyuje mu gisheke ugihekenya ufasha guhangana n'ubushyuhe buba wumva iyo urwaye indwara zifata mu myanya ndangagitsina nk'imitezi n'ubwandu bw'imyororokere bw'inkari UT, ndetse binafasha mu gusohora utubuye two mu mpyiko kidney stones cyangwa se carico-renal. Icya karindwi, umutobe w'isukari yo mu gisheke urinda indwara nyinshi. Umutobe w'igisheke harimo ibirwanya uburozi mu mubiri, bigatuma igisheke gifasha umubiri wacu kongera imbaraga z'ubudahangarwa bw'umubiri, ndetse bigatuma igipimo cya bilirubin kiba cyiza, bityo bikarinda indwara z'impyiko n'izindi ziterwa na mikorobe. Igisheke kandi gifasha mu kurwanya impumuro mbi mu kanwa no kurwanya zimwe mu ndwara z'amenyo. Anshuti bakunzi bacu, ibyiza by'igisheke ni byinshi, gusa reka dusoze tubibutsa ko kugihekenya cyangwa kugisekura ugakamuramo umutobe byose bingana. Gusa icyitonderwa, niba ufite ishinya n'amenyo byoroshye, nyabuneka ntuziyangize ugihekenya, uzagishyire mu isekuru cyangwa ugisye kuremo umutobe ube ari wo nywa. Akanda gasubiramo, niba ufite ishinya n'amenyo byoroshye, nyabuneka ntuziyangize ugihekenya, uzagishyire mu isekuru cyangwa ugisye kuremo umutobe ube ari wo nywa. Reka tubashimire kuba mwafasha akanya mukabana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu, aho kuri iyi nshuro twareberaga hamwe akamaro k'isukari yo mu gisheke. Bityo reka dusoze mbibutsa ko abaca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya, nanjye nkagira ni abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo bwonyine rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi watubona ku mbuga nkoranyambaga zose kuri YouTube, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Niba ukunda ibiganiro tubagezaho mu kubungabunga amagara ya muntu, nyabuneka kora like kandi udusangize igitekerezo cyawe muri comment. Ikindi kandi ntukwiye kwikunda ngo wihererane ubu butumwa mu gihe ubumenye, nyabuneka busangiza abandi, inshuti n'abavandimwe, kandi nabo babwira busangize bagenzi babo kugira ngo ubutumwa bugere kuri benshi, nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro Amagara ni Ubukungu kuri Mizero Media, ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho nanjye Mizero Crispe. Amahoro y'Imana bane namwe kandi mbifurije kugira ubuzima buzira umuze.